Turongeye kubasuhuza mwese mwahisemo gukurikirana uyu muyoboro wacu wa Genius TV Nyayo. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsigamigani akebo kajya iwamugarura. Iyi nsigamigani cyangwa se umugani bawuca iyo babonye umuntu witurwa ineza yagiranye imico myiza ye, nibwo bavuga ngo akebo kajya iwamugarura. Wakomotse kuri mugarura uwo nyine ku ngoma itazwi neza ikirari. Mugarura uwo yakuranye imico myiza cyane, akubitiraho ubukire muri byose, imyaka n'amatungo. Abantu baza kumucaho inshuro akabereka icyebo cya mugerwa w'umuhinzi, umuhingiye yahingura akamuha inshuro y'umuhinzi muri icyo cyibo, hanyuma akamushyiriraho indi y'ubuntu. Abigenza atyo imyaka myinshi, n'uje kumusaba inka nawe akayimuha, ndetse ngo byanarimba akamuheta n'indi ya kabiri. Byiberaho. Bukeye inshuti ze n'abana be baramukuba, bamubwira ko yangiza inka ze n'imyaka ye. Bati, dore urimaraho ibintu byangiza, nihacaho iminsi uzasigara umeze ute? Ejo uzasanga rubanda rukunyega ntawe ukureba n'irihumye. Mugarura yakumva amagambo yabo akabihorera, ntagire icyo abasubiza, ntihagire uwumva ururimi rwe. Bigenda bityo igihe kirekire. Bibaho biratinda, bishyize kera haza umuntu amugerageresha kumushuka. Aramubwira ati, Mugarura, ubuntu bwawe bwo gutanga utabaza rubanda turabwishimira, ariko nubwo tugushima bwose, jyewe ntacyo wampaye. None nje kugusaba inka 5 zo kubaga. Mugarura aramwemerera, amuha inka 5 arazijyana. Azigejeje iwe, aho kuzibaga arazorora. Zirakunda zirororoka. Ziba amashyo 5, rubanda babibonye batyo, barega Mugarura ibwami ko yangiza ibintu. Dore kubwo uwangizaga inka ze bavugaga ko amara inka z'umwami. Ibyo bituma umwami amugabiza rubanda baramunyaga. Ariko inka n'ibintu bye nta muntu wabigabanye, byatwawe na rubanda bose rubyigabanyije. Nuko ibwami bategeka ko Mugarura atazahabwa umuriro kuko yabaye umupfu mu bintu by'ibwami. Mugarura amaze kunyagwa ahinduka umukene cyane, abura haba n'umugore n'abana be, agumya kuzerera. Hanyuma atunguka ku muntu wigeze kumuhingira akamuha inshuro 2. Uwo mugabo amukubise amaso agira impuhwe, ava mu nzu ya Kambere ayiha Mugarura, asigara mu nzu yo mu gikari. Mugarura amaze kubona inzu abamo, rubanda bamenya ko yabonye icumbi, abo yagiriye neza batangira kujya bagenda nijoro bamushyira ibintu. Ubwo kugenda nijoro batinyaga ibwami. Uwo Mugarura yahaye inshuro 2 akaza nijoro akamusubiza za nshuro, ndetse akabigira itetu. Mbese rubanda yagiriye neza bose baramuyoboka, bamuzanira amafunguro, bamwe mu twibo abandi mu bitebo. Bigeze aho, abenshi yagiriye neza bajya kumuhakirwa ibwami ngo bamuhe umuriro. Ibwami baremera bamuha inka y'umuriro. Mugarura amaze kubona umuriro, rubanda barishima, noneho baza ku mugaragaro bamuzanira ibintu byo kumwishimira, bamwitura ineza yabagiriye. Bukeye wa mugabo wazaga kumushuka ngo amuhe inka 5 zo kubaga, za zindi yagezaga iwe akazorora. Yumvise ko Mugarura yabonye umuriro, arishima cyane. Arazinduka ajya aho Mugarura acumbitse, aramubwira ati, ngize amahirwe kuko wabonye umuriro. Za nka wampaye zo kubaga uko ari 5 narazoroye, zabyaye amashyo 5. None ngaya amashyo 3, nanjye ndasigarana 2. Mugarura aramushimira, na rubanda bakomeza barahurura, bamuzanira amaturo y'inka n'imyaka. Abadafite imyaka myinshi bakamuzanira mu twibo, yubaka imitiba n'ibigega. Nuko Mugarura asubira kuba umukungu, ndetse arusha mbere. Aratunga aratunganirwa. Ubwo rero rubanda bamuzaniraga ibintu bibuka uko yabagiriraga. Nibyo byiswe akebo kajya iwamugarura. Gushyira akebo iwamugarura ni ukwitega iminsi.